ngo hey aho wageze aho nageze ibibazo byose biratungana sheri urakoze cyane kandi wibuke ko nakubwiye ko nta kibazo na kimwe uzagira ndi kumwe nawe yego baby kara ikibazo ufite se niki shira amafaranga wampaye nishyuye igihembwe kimwe cy'ishuri andi nyabloka kuri konti ikibazo mfite ni cy'amafaranga y'ubuzima bwa buri munsi ugeze mu kimimi ukunda kwiga cyangwa mukunda kwiga shira ndabikunda amafaranga wayaburutse kuri konti ukinize business urashaka credit urashaka iki mimi nishimira ko wakwiga ukarangiza ukiteza imbere nk'abandi bose ukaba minisitiri cyangwa se ukabarengaho ariko sinziza ukina sheri ceceka ndayaguha ariko sinziza uba uri gukina sheri urakoze shira inyota rero baby karame mbabare ko nkubwiye nabi kuriya baby nuko ngukunda ndabizi kandi nanjye ndagukunda rero umunyamashyengo erega icyo ngukundira iyo ngeze ahangaha ibibazo byose birarangira shere icyakubwira jyewe mba numva ntuje mfite umutuzo udasanzwe ngahituriza Mana wenyine niyo ubizi ukuntu ngukunda Eko mama wanyu ari he? Mama wanyu ari he? Mama yagiye. Mama yagiye gusenga. Wowe nsubiza ibyo nkubajije. Mama wanyu ari he? Yagiye gusenga. Yewe ndumva mbirambiwe pe. Gusuzugurwa n'umugore akagereka ngana gutyo. Kugeza ubwo niraza kandi nashatse umugore. Ariko ubu ngiye gushaka undi mugore. Kuko kiwe n'amategeko n'idini ryacu rirabinyemerera kuba nashaka abagore babiri cyangwa batatu. Mwiriwe mama. Amakuru yawe? Mama, Uye. wowe uraza useka? None. Papa yaje ariko yaje ababaye cyane. Yaje. Yaje ryari? Hashize nk'isaha aje. Nyagasani. Kanze mubirebe. Usanga waje ryari? Wiriwe.
ushaka kujya kurara kwa Chantal ariko mfite umushyitsi. Ihangane nta kundi byagenda noneho na warara he? Tuzavugana ejo. Ijoro ryiza. Genda utanavuze. Umuntu utakabwiye abantu. Shama Masanda ntabwo ari njye. Nanjye nagiye bintunguye. uriya ni umukobwa mubana. Nukuri ndagira ngo nkubwire ko buriya nagiye iryo joro aribwo umugabo yambwiye ko ngomba kujya kuba mu cyaro. Gihe nayobewe ikintu twaba twarapfuye cyatuma ugenda utambwiye. Nakubwiye ngo twari turyamye nijoro umugabo bakangukiye hejuru arambwira ngo arose inzu yacu bari kutwiba mu cyaro. Ubwo nyine ahita nyemeza ukuntu ngomba kujya kuba mu cyaro kugira ngo inzu yacu itazangirika. Yaba yarakabije inzozi se ugasanga koko bari bagiye kubiba. Ntumbaze iby'ura mugabo. Niba ari imitwe, niba koko yarabirose ntumbaze. Gusa icyantangaje kuva nagendana n'ubu nta makuru ye nzi. Ntaragusura, ntarakohereza amafaranga. Mama Sanda usibye no kunsura. Habe no kubona intumwa yigendera ntumyeho. Mama Jose icyo ni ikibazo. Mama Sanda rwose nta makuru ye nzi kuva nagenda. Ahubwo se wowe uramuheruka? Kuva ugiye cyo kuze yarangijemo kuri ya kwezi nagiye kubona nyine mbona atuzana imfunguzo ngo dufate inzu yacu. Nta nubwo yabasezeye. Yarimutse nyine yatubwiye ko agiye kwimuka dusubiza imfunguzo zacu arimuka. Mama Sanda ubu yarimutse? Yarimutse ariko se ruraruzu yari kurubamo wenyine. Kumana yanjye ubu nuvuga ngo nta nubwo muzi aho yimukiye. Shama Majize nukuri ntago mpazi. Nukuvuga ngo amafaranga twasizemo yo kurya kwezi yashizemo arimuka. Yashizemo rwose arimuka mbona imfunguzo. Sha nukuri hangane. Shama Sanda reka nigende. None se ubumbwira ugiye he? Ugiye he? Nakubwira se ngo ngiye. Mbese uratanga itangazo urakora iki koko? Shama Sanda wowe mbwira ukuntu wajya gutanga itangazo ngo uhabuze umugabo muzima ufite ubwenge utarwaye. Reka none ubu ugiye kumushaka. Imana niyibizi sibyo Mama Sanda reka ngende wenda nugira amakuru yumenye sibyo uzambabarira uzayambwira. Nzakubwira. Nanjye ngira yo menye nzaza nkubwira. Nukuri hangane. Kanitsende. Gaho genda. Sheri Wagiye. numva ntataha. None se uzagaruka ko ndaza ryari? Baby wagira ngo mbajije igisubizo. Gute? Ubizi si igihe cyose nzira. Tuvuge kuri bugaruke? Mbashaka. Ndumva nta gusiga. Ushaka nanjye ku kazi. Amasaha ni amatindi. Tuzasubira.
shiro Deni ndabona uri busy ko wari umpamagaye n'iki mama nari mvuye mu cyumba ndakubura hari icyo nashakaga kukubaza papa ko yatahaga rimwe mu cyumweru akaba asigaye ataha rimwe mu kwezi byaba bimeze bite nanjye narumiwe gusa ikinshimisha ni uko ibi byose biba mureba kandi muri bakuru. ma ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko ibi ngibi bishobora kubabera isomo kandi bikabaviramo icyigisho gikomeye. ma wibuke ko ibi byose papa arimo arakora sibyo ibi byose bizashira kandi wibuke ko nta mvura igwa n'ihite mama byikuremo by'inkorere papa sibyo mama mwana wanjye mbwiye ijambo rikomeye ku bw'amasengesho nizera ko ibi byose bizashira. nsanda ariko kubaza mama ibi bintu sibyo mama mbese uyu mu masomo nicyo nabaza Mwaramutse. Kenny? Yes, sir. Morning. Ariko Kenny, Yes, sir. kumura nta raporo mpaye imeze bite? Nari kumverifya none ahangaha uza kwitegereza ahangaha ugomba kuhasinya kuri buri kopi uragenda usinyaho hano njyewe ngiye kuri kere Ariko nawe waratinze. Mbese mbranze mara. Deadline ni uyu munsi. Ubona usugiye? Ngiye kuri Teresa. Okay. Murakoze. Sawa. Arine. Sizi document ngaho. Mukanyuza kuzana mu office yanyu. ntacyo ndabikora Arine. Biragenda se. Ko nawe rero. ese ko mbona umeze nkaho unaniwe bite Ahoranye. Ntabwo uranyibukije. Ndumva naniwe sinzi niba akazi ntibugashobore. Amezi 8 yose. Ariko wibuka ko ari njye gushakira akazi. ndabizirikana cyane rwose kandi nzabashimira Ku muntu kugura akantu rwose n'ubona n'ikibazo gihari. usibye ko nta kintu umuntu yabona abashimira ariko ntabakoze Okay, kuba ufite ku mutima buriya nabyo nta kibazo kirahari. Ariko nyine reka umva. Uza kunzanira izo document muri office yanjye buriya ibindi tuzakomeza. nta kibazo ndagira Cassandra, karibu. Akiri cyane. Karibu ko utari kwicara ariko. Papa Sandra wanyweye icyayi. na n'ubu waransuzuguye wanze neza uhindukira ngo uje mu idini ryanjye ubu mu Isilamu na n'ubu. Papa Sandra, ibuka ijambo rimwe
wambwiye njye nawe tukimenyana. Papa Santa, wandekeye umudendezo wanjye ko ntacyo bizagutwara. Ndi kwitegura mfite kati. Mimi nifuza kuganira nawe gatoya. Ngo? Nifuza kuganira nawe gatoya. Okay. Nukubera uri kugenda uhinduka. Gute? Kugira ngo n'abashyitsi ntumbwire. Kubikubwira no kutabikubwira ni uburenganzira bwanjye. Niba wumva bikubabaje, usohoke muri ino nzu ugende. Nturi mama, nturi mukuru wanjye. Kungira inama warakererewe. Ni inama nakugiraga n'ubinzize. N'undi munsi ntuzongere. Nta nama zawe nkeneye. Warasibye. Nta kibazo. Shit. Ese mama Sandra. Karamera. Wibagiwe. Ikize. Ese uyu munsi ntuzi ko ari Juma? Ntuzi ko nari nagusabye ko uyu munsi twajyana gusari? Papa Santa, ntabwo umutima wanjye urabinyemerera. Umutima wawe nturabikwemeza? Ariko mama Sandra. Karamera. Ubu koko umpinduye igicibwa mu muryango. Ntabwo naguhinduye igicibwa. Unciyeho inshuti zanjye zose zinshizeho. Papa Santa, ntabwo ziriya ari inshuti. Inshuti y'umwana w'umuntu ntayibaho. Iyo uza kumenya neza inshuti nyanshuti, ndavuga Yesu Kristo, ukamwakira nk'umukiza n'umucunguzi wawe, ntabwo wari kububuza inshuti. Wari ubizi? Reka nkubwire mama Sandra. Ndakumva Papa Santa. Nza kujyaho kugira kanga hagiye. Nzakugira nawe kanga nzakunyine kugeza ryari. None we papa. Bisubiye uri nyamaswa. Uriye ukuntu uri kugira mama. Ariko se kakaje ku gatukaye. Papa! Wala mugize Imana batarazana. Ariko nje gusari ndaje. Nibarere bati, uzagira mu usengera Imana. Mama Sandra rero, urabizi ko uyu munsi icyifuzo cyari cyo gusengera ingo zacu. Naho buri ibyo nakubwiraga ni ukuri. Abagore nitwe imbaraga z'imiryango yacu. Nkuko umunyarwanda bivuga, umugore n'umutima w'urugo. Nitwe tugomba guhaguruka tugasenga tugashikama. Twareba ko Uwiteka ari cyo dukorera. Bitabaye ibyo zirasenyutse. Ariko mama Fisto, hari ikintu uri kwirengagiza. Uyoboye ko abagabo badufata nk'abanyantege nke. Ibyo ndabyumva. Ariko buri abagore tugiye twubaha abagabo bacu, natwe batwubaha. Kuzi ko ari byo, ereka burya umugabo ni nk'umwana do. Uko umutwaye niko agenda. Nitwe rero tugomba guhaguruka tugashikama tugasenga tugasengera ingo zacu nk'uko ari twe imbaraga z'ingo zacu. Amen. Amen. Reka turebe icyo Bibiliya ibivugaho.
Abefesi ibice 5 umurongo wa 22 kujya ku murongo wa 24 baravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, nkuko umugabo ari we mutwe w'umugore we. Amen. Nkuko Kristo ari we umutwe w'itorero. Amen. Hari ikimana itatubwira. Reka nkubwire mama Festo, Imana yacu ni nyagahunda, nta kibazo na kimwe ibidafitiye igisubizo. Ni ukuri iryo somo riramfashije cyane. Kuri reka dusenge pe, kandi mu gusenga kwacu hamwe no gusenga ndizeye ko bitekaza. Amen. Niko mama Sandra. Mama Sandra. Akumva. N'ubu ntabwo uremera ko ugomba guhindura ukaza mu idini yanjye senyera mukaba mu Islamukazi. Kaje usara nk'abandi ba Islamukazi. Niko akira ukore. Ndakumva ariko ngo ntushobora guhindura idini ngo ubu mu Islam. Akira Papa Sandra, mu izina rya Yesu sinshobora kuba umuyisilamu. Noneho umpinduye shitani, noneho umpinduye Lucifer yewe ngo mu izina rya Yesu. Ni wowe ubyivugiye ariko ntabyo nigeze nkwita kuko ntabwo nakubaho ukabigezaho. Ariko ubundi ayo magambo yose urayabwirane. Uzi ko ndi umugabo wawe jewe ugomba kunyubaha. Niko wakirokore. Wakirokorewe. Nta na rimwe nigeze ntaguha agaciro k'umutware w'urugo. Kamubwire mama Sandra. Reka mubwire. Ntabwo nzongera kurana nawe n'umunsi umwe utarahindura idini ngo ube mu Islamukazi. Ntibishoboka. Uranyumva wakirokorewe? Uranyumva? Guhera none ndagiye. Ntuzongera kumbona ku buriri bwawe utarigeze uhindura. Karibu rero hano ni iwanjye. Ko mbona warangaye se? Karibu ngwino wicare. Ariko uzi ko utaza kumfatana nawe ko hano. Nicyo telefone zibera. Kizimana. Ni karibu. Tubaze Imana ikize. Mfite inyota nzanira amazi. Sikunyo tari kwishe. Nari mfite icyaka kabisa. Mimi amakuru y'imisi. Sha amakuru yari meza, ndaho ndakomeye nta kibazo. Kudaheruka se kuza kudusura. Sha na masomo menshi pe. Ndabona usigaye uba n'ahantu heza. Okay, mba ahantu heza ariko iyi nzu ni y'akazi. Wagakuye he? Hari umwana wakandangiye. Jye naragize impungenge ngira